ingegera bagende bigira abagore neza neza ari abantu babagabo bambaye manuze byari ikintu bigutwa oya ntacyo binwepe none se burengere mana yanjye abantu koko nabatinganyi yaho ibintu mbizi muri gereza ngewe bizi muri gereza rwose uko n'umuntu w'umugabo yihindura umugore vrema aba bantu leta yagiye barasako yoga kanjye hano ngiye kubona mbona ingegera abantu banyuzuye hejuru uzi ko munsi akabari kubera ingegera ngo ni fisi ngo nuko gifite amabuno n'iki fisi si ikigabo koko fisi yabonera isi none mamuye n'abantu bari kuvuga ngo ni umugore ngo bazamutera inda fisi ninde umuyobewe ko ibintu mpamagara mbwa ati ngwino nkwereke inkuru dusangiza abantu badukurikiye kuri sawa sawa ibi ni ibintu koko kubona umuntu w'umugabo yambara isuti Sadunda we yambaye ikanzu Sadunda na fisi katsingora gasati umva Sadu akiro waretse kumena Sadu waretse reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo koza subscribe bundi rushimye cyane utarikora bene mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye yaka mwana utume nkoro intro neza ni bucece mu gace ko bisanzwe ni sawa sawa show ni Kiroso manye namashakira amakuru agiye atandukanye imibwi njebege niko mbasuhuza amajyepfo amajyaruguru ibirasuzuba ndetse n'iburengerazuba yaka ntago ndi butinde muri intro kugira ngo tubanze tuganirize abantu badukurikiye bimeze ndababaye kubona fisi na Sadunda bambara ingutiya ingegera nyizira bikura abantu bashungereye ingegera bagende bigira abagore neza neza ari abantu babagabo bambaye manuze byari ikintu bigutwa oya ntacyo binwepe none se burengere mana yanjye abantu koko nabatinganyi yaho ibintu mbizi muri gereza ngewe bizi muri gereza rwose uko n'umuntu w'umugabo yihindura umugore vrema aba bantu leta yagiye barasako urambwiye ati Sadunda nzi umuntu w'umugabo koko akigira umudamu yaka urambwiye ati Kiroso jewe nashaka kuguha hari inkuru nshaka kuguha abantu bashungereye vrema none ibintu byahindutse ntisinge wari kunywa byenda ndabona ufite n'agapeti njye nari kunywa akayoga kanjye hano ngiye kubona mbona ingegera abantu banyuzuye hejuru uzi ko munsi akabari kubera ingegera ngo ni fisi ngo nuko gifite amabuno n'iki fisi si ikigabo koko fisi yabonera isi none mamuye n'abantu bari kuvuga ngo ni umugore ngo bazamutera inda fisi ninde umuyobewe ko ni izina ry'abana ngiye birambabaza kubona abantu b'abagabo bihindura abagore reba bari batangiye gutereta ku manywa abagabo hano bari batangiye gutereta fisi ngo ni umugore none ikimbabaje inyana y'imbwa yagiye yambara n'isutemwa none ugenda ashaka kumenya icyakubabaje muri ibyo ni ibintu mpamagara mbwa ati ngwino nkwereke inkuru dusangiza abantu badukurikiye kuri sawa sawa ibi ni ibintu koko kubona umuntu w'umugabo yambara isuti Sadunda we yambaye ikanzu Eseka turi kuganira wenda ku bantu badukurikiye sigiye nigeze kubagwana gituma bari Nyabugogo ari kugenda turi kuganira n'abantu badukurikiye ndashaka kugira ngo ubwire abantu badukurikiye wowe kubona yambaye Sadunda yambaye iyo kanzu ndetse na fisi yambaye isuti n'iyo myenda ntazo fisi we kubera byibushye amabere yaraguye kora umubyibuho barawuze none yajya kubitamwe isuti abantu bari bazi ngo ni ikidamu giturutse muri Kongo Davidamu byo muri Kongo binini ikidamu cyo muri Kongo uzo none n'ikibura ari kugenda ngo kurebera ni ibintu ko abantu babagabo fisi afite imyaka hafi 30 Sadunda ni umuntu w'umugabo barangiza bakambara ingutiya koko muri kaburimbo yaka nese dusanze bahavuye ko ikibazo ugiye kugira ngo bari kunywa inzoga kubona ibintu by'ibigabo nka biriya bijijisha abantu ngo nabagore vrema ibi ni ibintu koko ubwo rero waba wisindiye ukajya ugatereta uri gutereta umukobwa naho ni ikigabo kigenzi cyawe wa mugani tuganiriza abantu ntago ushobora kubona fisi ukamwibeshya ukamutereta ndagubwe na nuba abantu bari kuvuga ati ngurame umugore ngo ni umugore abantu bari kuburana za Nyabugogo hose ndeberaho kintanze naho ndi kwinywera icupa mwe weze ko sanzwe nzi ko mukina mu filime ukaba umpuruje bati ngwino umukire hanze kubera iki ngwino nkwereka aho bari kunywa inzoga fisi na Sadunda kameramani nagenda najye kwigiza abagore n'izina ry'Imana umva ngwino nkwereka aho bari okay twagiye yaka katureba ingegera zigira abagore ari ibigabo mwe ujye unywa jiwani bari kunywera ujye unywa jiwani
biri kunywera sebone ahubwo ikibazo turashutinga abantu b'abandi umva usa nk'umushuka asohoke mu kabari ikibazo turi bushutinga abantu b'abandi kandi turi ntabwo byemewe wowe bukatinzeho gato kidogo barimo niwe bari kunywera Sadunda umuntu w'umugabo Fisi noneho yambaye sute wagira ngo ni madamu wagira ngo ni umudamu wa Kofiromide niba ari wa wundi bita Dangote umbase bashuke bajye hanze ntabwo bamenye ko mfite kamera ngiye bashuke bajye hanze ntabwo bamenye ko mfite kamera babwire bazi witonze ku bantu mudukurikiye rero kuri sawa ndetse n'abucece mu gace babwa ntimunyarukire ahantu mu kinyobwa cyiza cyane cya G1 kabisa kiryoshye fresh turabarangira ahantu kiba muzajya mugisanga abashaka kurangura ndetse n'abashaka ukinywa umubiri wawe ukagenda neza cyane karabaye kamera isha kamera Sadunda na Fisi katsingora gasat umva Sadu akiri waretse kumena Sadu waretse Sadu umva nyine nkubwira chamana ibintu byakuru yaka umva chamba waretse kugenda Sadu oya ndebe ibintu by'ibigabo nyibi undebe ibintu by'ibigabo nyibi kugira ngo tuzamuke hano muduteze abantu nagara y'abagabo yakavaye hano cyangwa se njya yaka ajemre kwanza kuri mu professional ibintu muri gukora n'ibiki nyine ibintu muri gukora n'ibiki Sadunda minyenzo ndetse yine mbere ndaguza amafaranga ungiza nka nyine basi tuma umuntu ayibona urabona tuturikije Nyabugogo naho tugeze hano mu Gasyata ariko arashaka Unya ngiyimbwira dushaka cameraman Bisrete kubeshya abantu uri umugore bayimbwira nyine mabyasi Sadunda uretse kubeshya abantu uri umugore bayimbwira nyine oya Sadunda amabyanya yasokuka mabyasi uri kumuduteza kugira ngo bigende yaka kwa hano buntu cyabana hanyuma reba ahantu hose wahere tugenda kuva mu gitondo yakanukurangiye aradushuka ngo nutwenge umugisha hari byere wowe uri bitukureho ngaho cyangwa oya kavugira ijyanyo sha yakakugira ubwo uri kinga mu kiwagiye imbere ndabanda gushimira Museveni wisha abatinganyi wamusanze ukazane cyangwa wagiye kwa Gisekedi ntabwo ari bapfundo ryabo ririyo kamba batwiga amabere hanyuma turahanuka ukabona turabatinganyi
ugana kuba umusozi wawe uganaho cyangwa ubyihoreye birakureba ikibazo ni ya ngegeri kuzanya hano uze kutureba ahantu twibereye kuva Nyabugogo kugera hano utugenda muratugenda turi kunywa byeri rero biki se biki bimera hari ibyo wateye hano ku buryo uzakubaza ukuntu byameze muheke mu ngobyi ibona yapfuye muheke ahubwo se ziracyaza nizo dusize hariya turazizana fisi igiye kurya n'imbata bazirya n'imbata n'amandazi kiro kamubwira ikintu cyane ni igihumbi nta n'ikintu ugomba kumbaza uransangamo hariya umutwe turawutahana ari ibiseru rya abantu badukurikira ugiye aho Uzongera kudukurikirana sibyo uzongera kudukurikirana kanwa tusaba waba umukiriya wa shitani cyose utunze urugo yakomeje reka musaba serivisi wangwise icupa ariko bamusaba serivisi ntuzongere kuboneka ahantu ngiye na soko ugatuza akantu k'amatsiko kugira ngo bivaho no kuzagaruka akantu k'amatsiko wereka kugira ngo muri mu bijya cyo ntabwo bikureba ibyo ntibikureba habe na gato ikibazo umuntu uri kurakuzana hano mugasangana nakuretse n'imbwa yo iradushaka biki ikibazo ni kimwe mureka genda kirosoroma byaso Mana yanjye wareza yo munsi rebera abantu nk'aba bari mu mujyi wa Kigali abantu nk'aba bigira abagore kandi ari abantu urabona ibintu turakubiswe bigenze none se urabona tutari mu gihe cy'imperuka ko n'umuntu w'umugabo yambara isi y'imperuka bavuga nyine tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu nyine urabona n'ubundi baraduhundaguye batumenyeye inzoga yabamusira icupa hano ariko ntacyo tuberetse abanyarwanda abantu nk'aba bagaba munywa inzoga mu gasinda abantu bakababeshya ngo ni abagore kandi ari abagabo azagutikura mu kabuna agashwanya aba bantu mu bitoni yewe nishakira ngo ngaragaze ko aba bantu ari abagabo kuko akazi mu Rwanda karabuze basigaye gutekera aba bantu ni abatekera turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu cyangwa ku nkuru yacu dufashe nubwo tuyikubitiwemo reka tubwire abantu badukurikiye kuri sawa sawa show cyangwa bucice mu gace tubwire abantu badukurikiye reka tuzi ko uri umuntu wenda wihangana kuvuga gutyo uri hari abantu for example hari abantu bashyigikira abatinganyi hari n'abatabemera hari abemera ubutinganyi hari n'abavuga ati ibyo bintu ntabwo bikwiye nk'abakobwa bitwa abarezibiyeni kubona umukobwa arongora mugenzi we bakarongorana ari ibitsina bibiri bimeze kimwe abakobwa nk'ibi ngibi ni ibigabo bibiri kanimagi icyo dushaka kugaragaza gusa ubutinganyi njye nawe zaburanira imbere y'Imana mukomeze mutingane ni uburenganzira bwawe turi gusoza ubonye wowe uko wabonye impuza wabonyemo mudu bari barimo yari imeze gute wabonye bari mu bantu bari
batwingana cyangwa bari guteretana cyangwa wabonye muri mudemeza gute yewe uburyo nababonye bameze nk'abagore babiri bakundana bakigiza abaresibiyeni kandi ari ibigabo bibiri ni ukuvuga ngo ntabwo ari abaresibiyeni abaresibiyeni bari abakobwa aba ni abatinganyi bihinduye iki bihinduye abaresibiyeni ni ukuvuga ngo ni abatinganyi bihinduye abaresibiyeni okay reka ngari ku musozo w'ikiganiro kuko bari kubireba baradufasha kubisiga bakugenda ibyo kumusaba kunabayenzoga ahantu hose wenda reka soze ikiganiro cyacu ikibazo ko usanga ni bucece n'agace sawa sawa cyane cyane